Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza no kubifuriza kugubwa neza kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ngewe rero umuganira ni Bagabo Joseph, kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine, ngarutse ku bwa cya kiganiro cya Saveur Divine tubanyuza mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi, nubwo hari ibindi biganiro bitambuka ku bwa Saveur Divine mu rurimi rw'Igiswahili, mu Cyongereza ndetse mu Gifaransa, ariko turabasuje turanabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kino cyumweru rero turimo tuganira hejuru y'insanganyamatsiko yitwa gushima Imana. Ni buryo ki twashima Imana, mbese ni ryari umuntu ashima Imana, mbese birakwiye ko tuba mu buzima bushima Imana. Bene data turabashikibanye mwe mutubwa amatwi cy'ikiganiro cya Saveur Divine. Reka babyo gushima Imana ni mu bihe byose. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo mu biho byose muduhora dushima. Gushima Imana ntago bigira igihe, ntago bigira umwanya, ahubwo ni mu bibaho byose. Iyo umwanditsi wanditse ngo mu bibaho byose duhora dushima Imana, nuko yarazi ko mu bihe bibi ishimwe ry'Imana agomba kuboneka, mu bihe byiza ishimwe ry'Imana rikaboneka. Imana ikunda amashimwe, niyo mpamvu dutegeka gushima Imana mu bibaho byose, kandi hejuru yo kuyishima tujya tubona kugira neza kwayo kubera ko twayishimye mu bibaho byose. Mwanditsi w'Abefeso wanditse igitabo cy'Abefeso ibice 5:20 yaravuze ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abefeso 5:20 ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, nta na kimwe kivuyemo. Bene data, Imana ishaka ko tuyishima twariye, ishaka ko tuyishima twaburaye, ishaka ko tuyishima twakoze ubukwe, ishaka ko tuyishima ubukwe butabaye, ishaka ko tuyishima mu bihe byiza n'ibitari byiza. Muri urugendo rwacu rwa buri munsi ducamo, duhura n'ingorane. Muri iyi mweraremye ngo mu bitaba no mu misozi ngo niho ncangi bwami. Ndagira nkubwira ngo iyo tugenda mu buzima bwa buri munsi duhura n'ingorane. Buri gihe ntiduhura n'ibintu byiza, buri gihe ntiduhura n'ibintu dushaka, ariko Imana ishaka ko tuyishima mu bibaho byose. Wandikiye Abefeso yarababwiye ngo mujye mushima Imana Data wa twese, cyo 5:20, Data wa twese kubw'ibintu byose muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aranongera ngo mujye muyishima binyuriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi kino cya Saveur Divine, ndongera ngo nongera kubakangurira gushima Imana mu bibaho byose. Ukwiye gushima Imana mu bibaho byose. Hari igihe umuntu aherwa n'agahinda cyane ibindi bintu bimwe na bimwe ahura nabyo mu buzima bikamwibagiza gushima Imana, ariko bene data mukwiye gushima Imana mu bibaho byose kuko ari Imana idushakaho. Wandikiye Abafilipi ibice 4:6 nawe yaranditse ababibutsa gushima Imana ko ari ikintu cy'ingenzi kandi gikwiriye. Yarabwiye ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabira mubyingingiye mushima. We yaranababwiye ngo nimugire icyo mukena, nimugire icyo mushaka. Wandikiye Abafilipi, hari igihe tubaho mu buzima umuntu akabaho mu buzima yumva adakene, atifuje cyangwa se afitemo ibyifuzo byinshi n'ingorane nyinshi, ariko yabibukije ikintu gikomeye. Arabwiye ngo nimugire n'igihe mwumva hari ibyo mukeneye ku Mana, nimugire hari igihe mugera mukumva hari ingorane, hari ibibazo, hari intambara muhuye nazo, mu byo musaba byose, mu byo mukennye byose, mu byo mukeneye ku Mana mubikora ariko mushima Imana. Bene data bashiki banjye, ndongera kubakangurira kugira isengesho rishima Imana, ndongera kubakangurira kugira ibihe byo gushima Imana mu byo mushaka byose. We yaramandikiye ngo nimukagire icyo mwiganyira, ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo mu byo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ntimugire icyo mwiganyira, ntimugire icyo mwifuza, ibyo mushaka mubisaba Imana, ibyo mwifuza mubibwira Imana, ariko mubikore mushima Imana. Tukwiye kubaho ubuzima bushima Imana.
Imana yagira ngo tuyishime muri ibi bihe turimo, tuyishime. Twahuye n'amage tuyishime, twahuye n'ibyishimo tuyishime. Ntituba abantu bashima Imana kubera ibyo twahuye nabyo byiza, ahubwo no mu bihe bibi, no mu bihe byo gusaba, no mu bihe byo kwinginga, no mu bihe bigoye, tuzamura ishimwe ry'Imana, tuzamura ishimwe ry'iyo waduhamagaye, Imana yacu. Wandikiye Abakorino 12:12 nawe yarongera avuga ngo mushime Data wa twese waduhaye kuragwanwa n'abera, umurage wo mu mucyo wewe. Reka mbabwire ngo iri ni ishimwe rikomeye ryagatumye dushima Imana umunsi, amanywa, ijoro, igihe icyo ari cyo cyose. We yarabye ngo mushime Imana Data wa twese wowe waduhaye kuraganwa n'abera, umurage wiwe. Reka mbabwire ngo iki cyonyine cyagatumye tugira ishimwe mu kanwa kacu amanywa, igitondo na nijoro, tugashima Imana kubera ko yaduhaye kuragwa ubugingo. Ibitari ibyacu, ubugingo butari ubwacu, Imana yarabuduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye, nta kindi kintu mbona nababwira uretse kubabwira ngo turusheho gushima Imana. Kandi gushima Imana hari ibintu bitatu bikora mu buzima bwacu. Iyo umuntu abayeho mu buryo bw'amashimwe ashima Imana, bikurura umunezero muri we, bigatuma abayeho mu buzima bwishimye nubwo yaba ari guca mu bihe bigoye. Iyo ushima Imana nawe amashimwe arakugarukira, ukabaho mu buzima bwishimye. Abantu bose bagiye bashima Imana mu bihe bigoye bagiye bagarukirwa n'uwo munezero wo gushima Imana, Imana nayo ikabaha ibyishimo, bagatambukana ibyishimo. Bene data tubeho dushima Imana. Gushima Imana bitera Imana gukora n'ibitari byakoreka, Imana ikabikora. Iyo ubaye ushima Imana, Imana ikora n'ibindi bitari byakoreka. Uzarebe mu rugero rusanzwe, iyo umwana gushimiye bigutera umwete wo kugira ikindi kintu wamukorera. Ariko iyo umwana ari ingayi adashima ababyeyi, umwana ari indashima, umwana adajya ashima ababyeyi, hari igihe ababyeyi bamwihorera. Ariko umwana ushima ababyeyi bitera ababyeyi kumukorera n'ibindi batari bagennye kumukorera. Tubeho mu buzima bushima, uburyo butuma Imana ikorana biriya tubona ko bigoye cyangwa se ko bidashoboka. Nibyo uyu mwanditsi yanditse twasomye, hari aha kabiri twasomye hatubwiye mu Bafilipi 6:6, ntimukagira icyo mwiganyira. Bene data turi mu buzima butugoye, duca mu isi igoye, aho uyu munsi bimera neza ejo bikamera nabi. Ariko uyu yarabye ngo ntimukagira ikintu na kimwe mwiganyira, ahubwo mu byo mushaka byose bimenywe n'Imana ishobora byose, kandi mubisabe mwinginga ariko munashima. Dukwiye kubaho ubuzima bushima. Mureke tubeho ubuzima bushima Imana. Mu bibaho byose dushima Imana, mu byo ucamo byose ushima Imana, mu byo unyuramo byose ushima Imana. Ku kazi havutse ibibazo ushima Imana, ku kazi ari byiza ushima Imana, mu rugo iwawe havutse ibibazo ushima Imana, mu rugo iwawe byameze na gushima Imana, abana bariye ushima Imana, batariye ushima Imana, minerivare zabonetse ushima Imana, zitabonetse ushima Imana. Imana ikeneye ko tuzamura ishimwe ryayo, uburyo butuma ikorana biriya bindi tubona ko bitashoboka. Imana irabikeneye. Ikintu cya gatatu cyiza cyo gushima Imana nuko gushima Imana bituma abatari bayimenya n'abatayizi barushaho kuyimenya. Gushima Imana bikurura abantu benshi mu gukizwa no kurushaho kumenya Imana. Iyo umuntu atunzwe n'amashimwe, iyo umuntu aba yashima Imana, abamwegera, abamuzi, abamubona barushaho kumenya agaciro k'iyo Mana, barushaho guhindukira bakava mu byaha nabo bakizera iyo Mana yizeye. Gushima Imana ni uburyo bwo kongera ubuhamya mu buzima bwacu. Gushima Imana ni uburyo bwo kongera icyizere cyacu cyangwa se urukundo cyangwa se ubumwe hagati yacu n'Imana. Bene data mu bibeho byose duhore dushima Imana. Mwanditsi yanditse neza aravuga ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose nta na kimwe kivuyemo. Niko mu Efeso 5:20 hatubwiye ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dukwiye gushima Imana kubw'ibintu byose nta na kimwe kivuyemo. Uyu munsi ushime ejo ubura amashimwe, ahubwo kubw'ibintu byose, kubw'ibyo ucamo byose, kubw'aho unyura hose, kubw'ibyo ubamo byose, kubw'ibyakubayeho byose, gira umwete wo gushima Imana kubw'ibintu byose. Ndabifuriza kuba mu buzima bushima Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
amen. Kadusenge Imana. Data wa twese uhoraho kandi mwiza, nongeye kugushimira kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe. Hamwe n'iri jambo twumvishije, nongeye gusengera bene data n'abashiki banjye bazumva kino kiganiro cya Saveur Divine, kugira ngo bazabatere mu mutima wo guhora bashima mu bibaho byose, igihe cyose, aho bari hose, uburyo butuma izina ryabo rishyirwa hejuru kandi bikatuzanira inyungu z'uburyo bwose mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu. Mwami Yesu urakoze, reka iri jambo ryawe rihegeshe imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu wese uzaryumva azatunga umutima ushima uburyo butuma ugira ibyo ukora mu buzima bwiwe. Amen.